Nshuti bakunzi bacu, abakunzi bakadasohoka mwiriweho, nizere ko muri amahoro kandi nizere ko mumeze neza. arasinzira nawe Uyu munsi nifuje kubagezaho amateka y'ahitwa mu Twicarabami twa Nyaruteja. Tumenye amateka y'ahitwa mu Twicarabami twa Nyaruteja. Inyito z'ahantu hatandukanye mu Rwanda usanga zifitanye isano n'amateka yo hambere ndetse ugasanga ayo mateka yarabayeho ari ukuri, ariko uko ibisekuru bisimburana abantu babifata batyo batazi aho izo nyito zikomoka. Niyo mpamvu uyu munsi twifuje kubagezaho hamwe mu hantu nyakuri hitwa mu Twicarabami twa Nyaruteja. Ni muri urwo rwego Superstar TV Show igenda ibagezaho inkomoko y'inyito z'ahantu hatandukanye kugira ngo ifashe Abanyarwanda gusobanukirwa n'amateka yo hambere n'uburyo abungabungwa. Mu kiganiro twagiranye na André Ntarwabira, umushakashatsi ushinzwe amateka ashingiye ku bisigaratongo mu nteko y'umuco, yavuze ko inteko y'umuco yakoze ubushakashatsi ahitwa mu Twicarabami twa Nyaruteja, basanga ari amateka y'ukuri yabayeho mu bihe byo hambere. Ntagwabira asobanura ko Nyaruteja yari isanzwe ari iteme rinini kuri Nyabarongo, rigahuza Kigali na Nduga. Icyo gihe Umwami Sebugeshi yerekanaga ko azambukira i Nyaruteja akigarurira u Burundi nk'uko Abanyarwanda bambukiye kuri Nyaruteja yindi bakigarurira i Nduga. I Nyaruteja ni mu ntara y'Amajyepfo, akarere ka Gisagara, umurenge wa Nyanza, akagari ka Higiro, umudugudu wa Kabakene, ahahoze ari mu Mvejuru. Izina rya Nyaruteja ni izina ryatanzwe n'Umwami Mutara I Semugeshi ku buryo bw'umutsindo ugamije kwigarurira u Burundi. Ati abami b'u Rwanda bakundaga kwita uduce tumwe na tumwe two ku nkiko amazina asanzwe mu gihugu mu rwego rw'imitsindo. Aha muri Nyaruteja hari urugo rwa Rwabugiri Ingeri. Nyuma haje kuba n'urugo rw'umuhungu we witwaga Muhigirwa wategekaga umutwe w'ingabo z'i Nyaruguru. Ku ngoma ya Mutara I Semugeshi niho habaye amasezerano agamije guhosha amakimbirane hagati y'u Rwanda n'u Burundi. Igihe u Rwanda rwigaruriraga u Bungwe ku ngoma ya Ruganzu II Ndoli, rwahise rugera ku marembo y'u Burundi rwatwarwaga na Mutaga II Nyamubi. Ibihugu byombi byahaniraga urubibi aho i Nyaruteja ku ruhande rw'u Rwanda cyangwa se i Ngozi ku ruhande rw'u Burundi. Kuva ubwo hagati y'u Rwanda n'u Burundi habaye intambara zidashira. Izi ntambara zashoboraga kuba bugacya zongeye, ahanini ugasanga zarabaga zigamije kwirata ubutwari buri uruhande rudashaka kwemera ko abandi barurusha imbaraga. Ibi bitero ariko akenshi byakurikirwaga no kunyaga, ari ukunyaga ubutaka cyangwa amatungo ku ruhande rwabaga rwatsinze. Izi ntambara z'urudaca zaje kurambirana bigera aho umwami w'u Rwanda ndetse n'umwami w'u Burundi biyemeza guhurira aho i Nyaruteja baganira imimaro amasezerano, biyemeza kutazongera guterana ukundi.
Mu bindi byatumye haba aya masezerano ni uko umwami w'u Rwanda Mutara wa mbere Semugeshi yifuzaga kumenya birambuye iby'inzira y'ishora yagaragaraga mu bwiru bw'Abarundi. Mu gutegura uko Semugeshi yazahuza umwami w'u Burundi Mutaga wa kabiri Nyamubi, intumwa z'impande zombi zabanje kugenderana. Nyuma abami bombi bahuriye i Nyaruteja baganira imimaro cyangwa se icyo twakwita amasezerano. Kuva ubwo hitwa mu Twicarabami twa Nyaruteja. Murumva nshuti bakunzi bacu aho izina nyamukuru mu Twicarabami twa Nyaruteja aho ryakomotse. Ni igihe aba bami bombi ari umwami w'u Burundi n'uw'u Rwanda bahuraga kugira ngo bagirane amasezerano yo kutazongera gutera cyangwa guteranwa kw'ibihugu. Niyo mpamvu aha hantu hahise hitwa mu Twicarabami twa Nyaruteja. Dukomeje, Mutara wa mbere Semugeshi na Mutaga wa kabiri Nyamubi baranwanye ndetse bemeranya ko u Rwanda n'u Burundi bitazongera gushotorana. Iyi mimaro kandi yasobanuraga ko niba u Rwanda ruteye ikindi gihugu, u Burundi budashobora kuba bwatabara icyo gihugu cyatewe. Ibi akaba ari nako byagombaga kuba mu gihe u Burundi buteye ikindi gihugu. Ibi byari biherereye ku buryo Ruganzu wa kabiri Ndoli yari yaratabaye u Bugesera, bigatuma u Burundi butabasha kubwigarurira. Nyuma y'aya masezerano, u Burundi bwateye u Bugesera burabwigarurira. Muri aya masezerano u Rwanda narwo rwungukiyemo inzira nshya y'ubwiru, ariyo nzira y'ishora umwami Semugeshi yifuzaga kumenya cyane. Umwami w'u Burundi yohereje uw'u Rwanda umwiru witwa Nyamwonda mwene Bugenge kugira ngo yigishe abiru b'Abanyarwanda ibijyanye n'inzira y'ishora, ndetse anategura bwa mbere imihango igendana nayo. Abiru b'Abanyarwanda bamaze gutora ibijyanye n'ubu bwiru ndetse n'ubwiru bumaze gutunganywa neza ngo bujyane n'iby'u Rwanda, nko gusimbuza amazina y'udusozi tw'i Burundi amazina yo mu Rwanda, ubwo nibwo imihango yatangiye. Amasezerano yongeye kuvugururwa n'umwami Kigeli wa kane Rwabugiri w'u Rwanda hamwe na Mwezi wa kabiri Gisabo w'u Burundi. Mu kuvugurura ayo masezerano ariko abami bombi ntibahuye nk'uko byari byaragenze mu Twicarabami, ahubwo bohereje ababahagararira bagaragiwe n'abandi batware n'ingabo, bahurira ahitwa mu rya Giseganya. Igihe amasezerano yavugururwaga, umwami Kigeli wa kane Rwabugiri yari mu rugo rwe rwari Ingeri mu Nyaruguru. Aha hantu rero bahuriye niho hitwa mu Twicarabami twa Nyaruteja. Kuva icyo gihe kugeza na n'ubu niko hitwa. Aha mu Twicarabami twa Nyaruteja rero hari mu hantu nyaburanga hagomba kubungabungwa kuko hafite ayo mateka yihariye yaho. Inshuti bakunzi bacu, nizere ko musobanukiwe, nizere ko mwumvishe inkomoko y'izina mu Twicarabami twa Nyaruteja. Ngaho mukomeze mugire ibihe byiza, Uwiteka abarinde kandi mukomeze kugubwa neza. Bye bye.